twovuga Ana ntitwomuhetsa. Bibiri ivuga neza, ivuga ngo urupfu ni intumwa y'Imana. Dushimiye Imana itugejeje kuri uno munsi, tukaba tugeze ku munsi wa nyuma. Duhaye mpore imiryango yose yaje kudufata mu mugongo. Undi duhaye mpore umuryango wacu wa Buhiri n'abaturanyi ba Nyabiheke, mwanteye imbabazi. Asandi ko mukigira umuco, Imana ibaduhera umugisha. Ubundi kandi kuvuga kuri Ana, mucungaje yamaze ijambo. Ana yari umuntu ukomeye, Ana yari umwana mwiza. Nico gituma kwa banyirarumwe twasubiye turiheta, twari tuzi kuko ari umuntu mwiza, turamujana. Tubatangarije kuko tutagifite Ana. Ariko hari umuririmbyi wavuze ngo nuko tuzahurirayo, ngo dutugwe imitwaro yacu, ngo tuzaririmbana n'abera. Tumwifurije iruhuko ridashira. Iwe gahunda nimba ari saa 3, nimba ari agaterana cyane. Nari umuyobozi wiwe, kuri ko ndavuga ibintu n'ukuri nabonye. Yari umukristo mwiza, mu mirimo yo gukorera Imana yari uwa mbere. Agakorera Imana, abashitsi baza kanezererwa abashitsi. Abavyeyi benshi bagira umujindiro w'abashitsi nabo sibeza. Muzamukunda habana abashitsi. Yakundaga abashitsi cyane. Yamenye ngo abashitsi batashe kwitorero. Ye ugasanga yaje ariko hakurya hagati yacu hari yacenga kagezi, ariko n'ukuri ntabaza kumutanga mu itorero. Nabaye umuyobozi wiwe imisi yose, twabaye ndi umuyobozi wiwe, nari muzi cyane. Yakundaga gukorera Imana. Nagira ngo n'ubu ngubu nemba ngo nzabaza abantu barangije Burundi, nagira ngo narakise paka. Narakise paka. Yagiye ari sepake mwagere Burundi, aja muri ese yose February y'abarundi ni uko ndagira ngo niharangirije, ariko ndaje dushatse kuvugije amakanisa n'amakominote yo nda woshaka yo higa hayo. Ariko kandi nabyo nagahunda nayo kandi gukomeza nabyo bimeze neza. Uwo muvyeyi rero turamuhamishe nk'abakozi twakoranye nawe imisi twabanye. Yari umuvyeyi mwiza cyane, kandi abantu bazavuga ngo Imana imwakire, yamwakire. Ari muri paradizo hamwe n'abera abandi bose, ari muri paradizo. Imana ihimbazwe kubw'uyu munsi, kuko naje mbaye aha kuvuga uyu muvyeyi Esther. Kandi muzi Esther nyirakurwa sene nabyo kandi nagize amahirwe kumuyobozi kandi wiwe, navuze amagambo kandi kuri Esther. Nimba nkibayeho n'abandi wenda nayoboye nabo, kandi hari icyo nzavuga kuri. Imana ihimbazwe kuba yimuye Ana mu gihe cyayo, akabagiye kuruhuka imihate yose y'umushi, kandi imirimo yiwe arayijanye. Imana nuko imwakire, tuzamusanga muri paradizo y'abera. Amen. Ariko bimeze rero ndavuga kuri mukecuru ko ndabona icyo namuvugaho kandi bihari, kubera ko ndi kumva agahinda mu mutima wanje cyane. Nashatswe muri uyu muryango ndi muto cyane. Nashatswe ndi muto uburyo mbese nta bintu byinshi narinzi. No gucumba sinari mbizi cyane. Nsanga mama uko harimo abantu benshi, iwacu ni kaho twari dufite abantu bakeya, none mpagaze nsanga harimo abantu benshi. No gucumba bikananira. Nzanyibuka ko ari umunsi umwe bampaye inkono ngo ncumbe, niwo nda umunsi wa mbere nkari ncumze, kubera nyine twari benshi. Ncumba imitsima nyine ntari menyereye gucumba, birananira bibugwanga, nja kubimena mu ruzitiro. Ndasubira ndagaruka ndarika nja gucumba bwa kabiri. Ariko no kubera nyine nari nkiri muto, sinari nzi gucumba cyane. Ariko mabukwe yambereye umuvyeyi mwiza. Kuva ico gihe yaraje ndamubwira ngo namenye imitsima nyacumbye.
arambwira ngo kubera ko yari umuntu ukunda guhinga cyane, akambwira ati njyewe sinza mba mu rugo, ni wowe nyiri rugo. Niko yambwiye ngishika, arambwira ati ni wowe nyiri rugo, ni wowe nari ntegereje, mfite abakobwa ariko ni wowe mukobwa wanje, ugende ushikire runo rugo, uzoza umenya buri kimwe cyose, kubera ko njyewe simba hano, mba mu mirima. Niko yagaza ambwira. Maze kumubwira ngo namenye imitsima nyacumbye, arambwira ngo kuva none tuzongera gucumba. Mabukwe yari umubyeyi mwiza n'ukuri, hari ikintu umuntu azavuga umuntu amaze gupfa bakavuga ngo nuko yapfuye, ariko mukecuru yagaza ntetesha cyane. Mukecuru yarankunda, yagaza ambwira ngo azavuga ngo Imana izamuhe ngo nzabyara abana dusa, kubera ukuntu yarankunda. Yagaza ambwira ngo nzanyumva ngo wobyara abana musa. Ariko ikintu kimbabaje cyambabaje cyane, yagaza ambwira ngo uzobyara abana benshi ngo nzakurerera. Ariko isi iradutandukanya, twatandukanye na mukecuru tarabyara umwana n'umwe. Nza hano mu nkambi ndabyara umwana wa mbere, nongera gusubirayo. Subiyeyo ninyabyariye umwana wa kabiri, ariko mukecuru arambwira ngo nzakurerera. Ni ukuri nagaza mbyara gusa, naho ibyo kurera sinari mbizi. Mukecuru aranderera kugeza nongeye kugaruka, ariko Imana nyine yakunze ko tubana, ngo nderere uko yagaza yifuza ngo nza mbyara nderere. Ariko nuko nyine Imana yabonye. Mukecuru yari yarambwiye ngo tuzoteka uzaguma muri ino nzu yanje. Akamubwira ati se nzoguma mu wawe gute? Ruguru hari harateye ibintu n'ikibyo guharara, twamba duharara ngo turateka, kandi mu nzu nta kintu ubuze, twagaza dufata nk'abana gusa kandi turi bakuru, ariko ukamuvuga ngo urateka. Noneho nkamubwira ati sinzogumaga mu wawe, nanje nzoteka. Bukeye nyine ndateka. Maze guteka nukuri sinari mukuru kandi sinari mutoya, ariko kubera ukuntu yari yarantetesheje, yari yarambwiye ngo nzakurinda isuka tuzohinga ukiri mu wanje. Noneho maze guteka ndavuga ati se ko ntetse tazi guhinga amabukwe, yari yarambwiye ko ntazohinga, none ndagira gute? Maze guteka turahingana umunsi umwe n'amabukwe. Yagaza ahinga, twari tugira umurima wegeranye n'uwiwe nyine, urubibi rukaba rumwe. Kama ngenda kamwicara iruhande, kamubwira ati ndaza kugufasha nawe uzimfasha, ariko ari ukubera kubitinya. Noneho maze guhinga ndanyibuka rimwe twarahinze ibigori bimaze nko kuja kwera, cyagihe ibigori bihabiheka, kabona ibyanje byirabuye, ibyiwe bikabamwe bigatukura. Kamubwira ati nza mbona ibyanje bitazobamwe imyaka cyane tukaba imirimo. Mabukwe agaseka cyane, akambwira ati ubwo n'ubwana buzakugira ute, niwe ufite ibigori kurusha jewe. Kamubwira ati dukabe njewe ibyawe nibyo nkunze. Mabukwe yarankundaga, uburyo nagaza amubwira ikintu cyose agaseka gusa. Yagaza ataha agatahira mu wanje avuye mu murima. Hari umunsi umwe nza nkibuka yavuye mu murima, imvura yaguye ku mugoroba, araza arambwira ati nagize ubwoba imvura yaguye, tekereza ko inkuba yagukubise. Ndavuga ngo reka ntahe. Ndavuga ati se inkuba yankubise, wabonye haguye imvura nyinshi yo kuvuga ngo inkuba yankubise? Ngo yaye ngo nahinze ngo nyumva umutima ngo wanje utari hamwe, namavuga ngo inkuba yagukubise. Ariko no kubera mukecuru yarankunda cyane, nukuri yarankunda, kandi nagaza mwisanzura uko nshoboye kose. Kamuvugisha amabukwe yagaza avuga buke cyane, na data buko akavuga buke cyane. Ariko maze kugera mwacu nagaza mbavugisha bose bagaseka. Hari rimwe bagaza basa nyine kuje umugore n'umugabo bazavuga mu nzu basa n'abage ko bukorogana. Mabukwe akambwira ati noneho gasobukwe ko ndabona bitameze neza, uze gutarama mwacu. Nageramwe bikama bishira. Akambwira tuzuza wagera mwacu kujya twatuvuga bikaba bishiriye aho ngaho. None akambwira ati wowe uzuza utarame mwacu. Nukuri nagaza nisanzura,
nkisanzura uko nshoboye oya mureke mvuge twara n'igihe kirekire ariko turagerageza kuvuga bikeya bishoboka. Mbere ya byose reka banze dushima Imana turamukije twese abangana gutya tukaba twateraniye hano. Imana yabikoze ihabwe icyubahiro. Ikigira kabiri reka nshimire itorero ryacu dusengeramo ya Deliverance. Mu by'ukuri mumaze kumenya ko umukecuru arangije, itorero ryaradusuye rituba hafi kugeza kuri uno munsi. Kigira gatatu ntabwo nareka gushimira no torero ry'inkuru nziza ryadutije kino kibanza n'andi matorero yose atuye hano kuri uno musozi. Mu by'ukuri ubumwe mugira bwo gutabarana, Imana idakiranirwa ibaduhere umugisha. Ikindi cya gatatu ni ukubanza kwihanganisha abantu mwese muri rusange. Ibibazo si iby'umwe kandi natwe twarihanganye kuko mwakomeje kutwihanganisha. Muzabikomeze muzihanganishe n'abandi batameze nkatwe. Urupfu ntabwo ari urw'umwe, n'uyu munsi hari abandi bahagiye, ariko kubyo mukubanza gukora byo kwihanganisha abantu, Imana wo mu ijuru ibaduhera umugisha. Ikigira gatatu ni ugushimira abaturanyi duturanye hano. Mu by'ukuri ikibazo kimara kuba rero nagiye hariya mu gitondo cya kare nsiga umugore aryamye mu nzu, hariya kunani hariya ku bitaro hari ahantu nkunda kwicara ndi gusoma amakuru, nsangaho message nsanga muzeye yampamagaye na mushiki wanjye hari mu gitondo cya kare. Noneho ndavuga ati izi telefone z'i Burundi zivuye zihamagara kino gihe. Nuko mpageze hariya mfunguye kuri WhatsApp nsangaho record ya muzehe imbikira mama na mushiki wanjye. Ndaza ngera mu rugo ndicara, maze kwicara binyanga mu nda, ndavuga ati nanone reka mbwira umugore nawe amenye yuko mukecuru yagiye. Ariko nawe ndagushimiye ko nakubwiye ikibazo kuko mukecuru arangije ubasha kucyitwaramo neza, urihangana uko wari umeze. Ikindi gikurikiyeho ni ugushimira abantu bose babanye na mukecuru. Abantu bose babanye na mukecuru uhereye mu Mitamba aho yavuye ajya muri Byura, ave muri Byura yongera gusura mu Bugogoma, ave mu Bugogoma za Kiziba kuwa Masata. Abo bantu bose nababonye batugezeho, bamwe tuvugana ku matelefone muduhumuriza. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ibaduhere umugisha. Ubundi tunihanganisha nabamanya naye abishwa n'abuzukuru nabo nabonye babyara banje hano barahari. Ntabwo nareka kubashimira kuzo mwakoze mu buryo bwo kwihanganisha abantu. Rero ntabwo nareka gushimira n'ubundi bakuru banje bo kwa mama. N'ubundi namubonye buhigari hariya, uzagenda umbwire bari abakuru bacu n'abashiki bacu mu byo bakoze mu kugira n'ubundi ngo mama avugwe, uruhare runini mwarugizemo kandi turabashimiye. Ubwo bumwe n'ubundi tuzabuhorane nk'abantu bavukana. Ntabwo twareka gushimira n'ubundi abantu nari mvuze bo muri Byura, nabo ngira ngo nabivuze rwose, twababonye rwose. Imana yo mu ijuru namwe baduhere umugisha. Abanyabugogoma twababonye n'ibintu byose. Hanyuma ikindi gikurikiyeho reka nshimire famiye yacu, famiye ya bugufi. Rero kamaze nshimire famiye y'Abahire yose uko ingana, n'umuryango wose wa Madama aho uvuka. Mu by'ukuri ndabashimiye cyane by'umwihariko. Mwatweretse byinshi muri iki kibazo cy'umubyeyi, muratwegera kugeza na zino saha. Famiye rwose turabashimiye kubyo mwakoze. Ntabwo twareka gushimira n'ubundi mitiwariti zigerera neza cyane hano, zigenda yegeranya ibintu. Ntabwo twareka kwishimira. Mu by'ukuri nabo twarababonye baradusura batugeraho. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Rero kuvuga mama mvuge ngo byagenze uke ngo ndamukunda, ntawe uvuga ngo yanganye. Nje yari yarantetekeje bibaho. Sinari nzi ko wenda agira undi mwana mu nzu. Narinjiraga
ngasa sinzi uko nabivuga utekereze taranashaka niwe nageza mbona yinjira mu nzu aza kunkuburira inzu nani campus yanjye ngasanga yikoreye amasuku buri kimwe ibiryo yanshiriye mu nzu none umukecuru akorera urugo kandi arukorera ku gihe hari ukuntu ushobora kugira wenda ibyo kurya mu nzu n'ubundi ukabura uburyo n'ubundi wabijera kugira ngo ubashe kwigaburira n'ubundi babana ariko mukecuru ntaca atadukoreye pe. Ikindi nshaka kuvugaho kuri mukecuru ureka ibyo by'urukundo mukecuru yo yezaga imyaka ye yarahingaga pe. Hari bya bindi bavuga ngo n'umuhinzi mworozi mukecuru ari umuhinzi mworozi yarahingaga muri ya myaka ye akaguramo ibitungwa ubereye ku itungo rigufi mukecuru akabigura tukabibona ngira ngo hari n'ipantaro ya mbere nge nize kwambara nayikuye muri bya bihingwa bya mukecuru akagurisha nimba ari igitungwa akambwira ati mwana wanjye genda ugire gute genda ugure hasigaye tumwivurije iruhuko ridashira. navuze cyane ariko ishiriri ariko abagabo n'abanyuma abagore nibo bambere hano uyu nguyu rero hari icyo muvugaho. Hana yari umubyeyi witondaga wagiraga amagambo makeya cyane uzavuga ngo azagakunda kuvuga kabagore bacyagenda abandi banone. Uyu mubyeyi yagiraga amagambo makeya cyane ese bibiliya ndizivuga ngo uzurinda ururimi rwawe abantu ngo bararurekuye muzarubona nimururekura ruzabereka bazava ngo nikagashashi kaza kagira ariko nshatse kwivugira umubyeyi mu rugo umubyeyi nyawo umubyeyi mwiza ana yari umubyeyi mwiza ngaba abandi bamuzi bazumuza kandi rero simuvugaho cyane ariko yari umubyeyi mwiza haba no mu rugo rwe yari umubyeyi mwiza simubizi ana yagiraga amagambo make ariko akagira ubwenge akamenya neza kujere urwo rwe akarusorera kandi yakunda ariko yazagahinga ari igitangazo ndagira ngo no muri ijuru ngo kumutware wanjye haba no muri ko ageze muri Kongo yarazi guhinga ndagira ngo none yohambiye kwara mu murimo yohambiye yazagahinga izoro rikaba ari yo ngiyo umugore ga w'urugo nuko niwe mugore kandi aho nashatse ariko ndiko ndibanda kubabyeyi ababyeyi b'urugo ababyeyi nibo banyiri urugo n'urusenyi uzarusenya bazarwotera hanze abanone bari kuvuga ngo niki ngurandushike ariko umubyeyi w'urugo ni umubyeyi ugira ituza ni umubyeyi wozana n'umugabo akamuhindura ari umupagani siko bivuga hariya muri Petero muzasoma ijambo ry'Imana ngo kubw'ingeso zanyu ziza z'ababyeyi zihindura abagabo b'abapagani b'ibigori abagore bazabahindura abagabo b'ibigoryo bakama bashira neza ku murongo. Haleluya, Imana idufashe cyane. Ana n'ukuri ndamuhamije yari umugore w'imico myinshi yari umubyeyi mwiza twarabanye iminsi twabanye haba naho yagiye ku kiziba iminsi twatandukanye nazaga amenya amakuru yiwe kandi twagumye kubana mu itorero ava mu Bugogoma aragenda ku kiziba tugahurira ku mikutano ari zagihuha ari na yagiraga umwete wo gukunda n'Imana cyane haba no gusenga yakundaga gusenga haba n'ibiterane yazaga gukunda guterana cyane. Uwo mubyeyi rero uyu munsi wa none wiwe wanyuma uyu gari wo munsi wanyuma haba izuba ariko bamuvugaga n'abandi ariko ndamuvuze pe ndamuhamije pe ndagira ngo none n'ubu ngubu ndabizi yuko hari gahunda umuntu akwiriye kugira gahunda haba na gahunda nziza mu rusengero iyo minsi yose yakundaga guterana mbere ariko umukristo guterana n'umukunda abakristo b'ibyango nabo muzamubwira bazarayikunda ariko yakundaga guterana n'umubyeyi akareba ku masaha sizi barazi ababyeyi gabo bari mu gutwara amasaha gute batanayaje ariko iwe gahunda nimba ari saa 3 nimba ari agaterana cyane nari umuyobozi wiwe kuri ko ndavuga ibintu n'ukuri nabonye
yari umukristo mwiza mu mirimo yo gukorera imana yari uwa mbere agakorera imana abashitsi baza kanezererwa abashitsi abavyeyi benshi bagira umujindiro w'abashitsi nabo si beza muzamukunda habana abashitsi yakundaga abashitsi cyane yamenye ngo abashitsi batashe kwitorero ye ugasanga yaje ariko hakurya hagati yacu hari yacenga kagezi ariko n'ukuri ntabaza kumutanga mu itorero nabaye umuyobozi wiwe imisi yose twabaye ndi umuyobozi wiwe nari muzi cyane yakundaga gukorera imana ndagira ngo n'ubu ngubu nemba ngo nzabaza abantu barangije Burundi ndagira ngo narakirise paka narakirise paka yagiye ari sepake wagere Burundi aja muri ese yose February y'abarundi ni uko ndagira ngo niharangirije ariko ndaje dushatse kuvugije amakanisa n'amakommunity yo nda woshaka yo higa hayo ariko kandi nabyo nagahunda nayo kandi gukomeza nabyo bimeze neza uwo muvyeyi rero turamuhamije nk'abakozi twakoranye nawe imisi twabanye yari umuvyeyi mwiza cyane kandi abantu bazavuga ngo Imana imwakire yamwakire ari muri paradizo hamwe n'abera abandi bose ari muri paradizo Imana ihimbazwe kubw'uyu munsi kuko naje mbaye aha kuvuga uyu muvyeyi Esther kandi muzi Esther nyirakuruwa sene nabyo kandi nagize amahirwe kumuyobozi kandi wiwe navuze amagambo kandi kuri Esther nimba nkibayeho nabandi wenda nayoboye nabo kandi hari icyo nzavuga kuri Imana ihimbazwe kuba yimuye Ana mu gihe cyayo akabagiye kuruhuka imihate yose y'umushi kandi imirimo yiwe arayijanye Imana nuko imwakire tuzamusanga muri paradizo yabera amen ndabanza nshima Imana magambo make cyane ndashima Imana ko Imana yandinze mu rugendo rwari urugendo rutunguranye cyane ariko Imana yakomeje kumba hafi ndagenda ndashikiyo nariko nja Imana yakoze ivyo ndayishimiye ikindi ndashimira abantu uyu Ana amaze gupfa twari twiteguye gusoza ikiriyo cye kuwa gatandatu ariko bikubitiraho n'ikiriyo cyo kwa muzee Ruhazi titwabikora niwe tubitegura ngo batubikira umwana ko yapfuye muri Kenya nabyo tubisubika inyuma turavuga ngo reka tubanze tuje gushingura turagenda turashingura rero uyu munsi tukaba tuje gusoza ikiriyo cy'umuzee wacu Imana yakoze ivyo turayishimiye kuko Imana ni umukozi w'umuhanga kandi yigize ngo ivuge nta wundi wayivuguruza kuko n'Imana ifite imbaraga rero ntaravuga kuri Ana ndakanshimira abantu shimiye itorero mwagize neza mwaradusuye Imana yo mwijuru ibaha umugisha ndashimira abavandimwe bose batuye kuri uyu musozi hano na Mugera na Tungaruze namwe turabashimiye Imana yo mwijuru ibaha umugisha ndashimira abapasteri batuganira ijambo ry'Imana kandi rikaduhumuriza namwe bavandimwe Imana yo mwijuru ibaha umugisha ndashimira umuryango wacu wa bugufi bakimara kumva itangazo barahagurutse barabikorera namwe bavandimwe ndabashimiye Imana yo mwijuru ibaha umugisha ndashimira umuryango wa Muhire mwese uhereye ku bagore abagabo abahungu mwese mwarahagurutse murakora Imana yo mwijuru ibaha umugisha ndashimira bashiki bacu baje kugira ngo dufatanye na uyu munsi namwe Imana yo mwijuru ibaha umugisha baramu bacu baje namwe Imana yo mwijuru ibaha umugisha abishwa mwaje mwagize neza kuza kudufata mu mugongo namwe Imana yo mwijuru ibaha umugisha barumuna bacu abahungu bacu mwagize neza hari abatanze amatike yabo namwe mwagize neza Imana yo mwijuru ibaha umugisha ndashimira bakwe namwe mwagize neza kuza kudufata mu mugongo uyu munsi ntibiba byoroshe ariko mwatanze amatike yanyu muraza kugira ngo tubane uyu munsi namwe Imana yo mwijuru ibaha umugisha ndashimira abakobwa bacu ndashimira abuzukuru
mwese mwihangane kandi Imana yo mu ijuru umugisha. Ndashimira muzehe wahagurutse kuvuga ubuhamya bwa Ana, niwe wabanye nawe kuva muri sepake n'uyu munsi akaba yongeye kumuhamya. Ndamushimiye, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Bwana sifiwe. Ndavuga kuri Ana amagambo makeya cyane. Ana ni muramu wacu, yashatse tubana turakurana mbese kugeza atangiye kubyara twari tubana. Yari umuntu mwiza kandi w'isuku nyinshi, yagiraga isuku idasanzwe. Winjiraga mu nzu mu wiwe ukabona harimo isuku. Mu rugo hanze rwiwe yarukoreraga isuku nyinshi. Ndamushimira ku isuku nziza. Ikindi ndamushimira kuko yari umuhinzi, kandi umuhinzi wabigize umwuga, yabikoraga atabihatwa. Mukuru wanje ntiyarashoboye guhinga, ntiyarabizi, bwari bukeye, ariko kubera umugore urugo ntirwaburagamo ibyo kurya, ntirwaburagamo abashitsi, kandi yafataga abashitsi neza. Ndamushimira kuko yahagaze muri uwo mwanya. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ikindi ndashimira bamanyana yacu bageze hano. Imana yo mu ijuru baha umugisha. Abadutabaye mwagize neza. Baramu bacu baje, mwaje kudufata mu mugongo, mwagize neza. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Rero Ana tumwifurije iruhuko ry'abera. Irakoze cyane. Mu bibazo nk'ibi ngibi nanone ni ugushima kuko twebwe ntacyo twahinduraho mu bibaye byose. Rero natwe duhagaze aha tuvuga ku byerekeranye n'uyu mubyeyi wadusize. Ni mu magambo make yanubisha yandi bayavuze. Pasiteri warabanjije yavuze imyirondoro ye yose arayimara. Aba baramube n'abakazana n'abandi bose bavuze ibyiwe byose barabisoza. Ndagira ngo natwe nta bindi twongeraho kuvuga kuko ibyo twokavuze babivuze. Ariko rero hamwe n'ibyo tubanje guheza pole umuryango w'abaramu bacu basizwe n'umubyeyi wabo, ngo muhumurike mukomere kuko hari isezerano, kuko umunsi umwe muzabonana nawe. Kandi bamuvuze neza kuko yari umukiranutsi, yari n'umukristo. Rero umukiranutsi nuko imirimo yiwe izagaragara hariya mu bwami bwo mu ijuru. Rero abasigaye namwe mwizere mutegereze kuko muzajya kubonana kuri wa munsi. Tubahaye pole cyane ngo muhumurike, kandi n'umuryango avukamwo nawo tuwuhaye pole. Murawubona urahagaze hano. Tubahaye pole kwihangana. Umubyeyi wacu ni tutagwisari, tuzamubona tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Ubundi uyu mubyeyi yari mwiza, nje ntitwabanye. Hariho abazavuga ngo bazi, ariko ko ndayumva kandi abo babanye bayivuze. Uyu mubyeyi yari mwiza mu mirimo yose y'urugo, yari mwiza. Icyambere yarabyaye ntigipfanye, asize umuryango. Dufite bishwa bacu hano benshi, twanezerewe cyane kumva kuko yabyaye abana 10, kandi ntiyari mukuru cyane, ariko asize abandi 10, usibye kuko babuze ko 3 bavuyemo bashaje cyangwa se bahamagawe, ariko icyo twizera nabo tuzababona nitugera mu bwami bwo mu ijuru. Rero uyu mubyeyi yari mwiza kandi yakoze byiza muri urugo. Ntabwo twareka gushima Imana, Imana nishimwe. Ubundi tuza gusoza kuko mitwarite ngo ntigishaka bavuga, ahubwo ngo woceceka ugataha. Ariko reka dusoze. Uyu muramu wacu wasigaye, nje sinarinzi ko nariho kandi sinamuzi, ariko ndamuze mu muryango. Turumva asa naho yari umuntu umaze kuba nk'igikocokoco, kurya baza bavuga abanyamurenge. Rero asigaye mu nzu ya wenyine. Natwe hariya kwa Gahaya na Shunga ntitwabura igikocokoco twazamuha kikaza kumucanira umuriro hariya ari mu muganga. Ndagira ngo muranezerewe cyane, kandi ntabwo ari umugani. Azaze abageni turabafite, tuzamuha uwundi nkuko twamuhaye n'uwa mbere, kandi uyu twamuhaye yaranamukiranukiye, yabaye mwiza mu rugo, n'uwundi azatungana mu rugo rwiwe, ndetse n'abandi kuko twebwe
n'abahire cyangwa mu nzu y'abazigaba tuba dushingirana cyane kandi tuza tubaha abageni bakabahira murabizi ntabwo mubiyobewe abo bicaye aho hirya bose ni abakwe bacu rero tukaba tubabwiye kuko naza mu rugo tuzamuha umugeni ubundi umuryango wantumye ngo nagera mu rugo amaze kuruhuka wateguje akabindi k'inzoka ko kuzoza gusura uyu musore uri hano ntituzajya i Burundi ntituzatujyayo inzira zirazibye ariko uri hano tuzamusura ubundi rero uyu mushiki wacu tumwifuriza iruhuko ridashira ryo mu ijuru murakoze